Aramutse twongeye gushimira Imana yaduhaye kuramuka muri iki gitondo cyiza kandi cy'umugisha. Nk'uko bisanzwe mureke dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abagalatiya ibice ni 3, turasoma umurongo wa 13. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 13 baravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, uko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Ntekereza ko buri muntu wese yumva yabaho ubuzima bw'umwuka neza, ndetse akabikora neza kurusha abandi, dore ko atari n'ubuzima bw'umwuka gusa, ahubwo mu byo dukora byose tuba twumva twabikora neza kurusha abandi, tukabona amanota meza imbere kuri ibyo twakora byashimwa n'umuntu wese. Hari umunyeshuri ku ishuri ari kumwe na bagenzi be ntabitayeho, ahubwo yizirikana niwe gusa, ntabwo aba yumva yaberekera bagenzi be bakamujya imbere bakaza inyuma yawo, ahubwo aba yumva yabajya imbere abandi bose bakamukurikira. Mu bintu byose ni uko, ari ukurya bumva barya mu b'imbere, nta kintu wumva waba inyuma. Rero n'ubuzima bw'umwuka ni uko, abantu bumva babukora neza kugeza ubwo bemejwe n'imitima yabo ko ibyo bakoze ari byiza, uko bagenje ari kwiza. Njya numva ku bakina imiziki cyangwa ku bacuranga imiziki, mu gihe umuntu ari kuririmba umuziki ugenda neza mu gihe amajwi yakinwe mu gihe cyayo. Buri jwi riba rifite igihe cyayo rikinirwa, mu gihe baririmba. Niba ari aho nagombaga gukina ijwi rya do ngakina fa, rwose ababyumva bazabihirwa cyane. Niba ari aho nagombaga gukina ijwi rya sol ngakina la, abamva umuziki wanjye rwose bizabangamira ku buryo banagenda ntihasigare n'umwe. Niyo mpamvu abanyamuziki baba bagomba kujya kwiga umuziki neza, ariko icyo baheraho ni amajwi, uko bazakoresha aya majwi banaririmba. Mu gihe rero bari gucuranga ibyuma by'umuziki, birakwiriye ko buri jwi ryose rigomba kuba riri umwanya waryo. Mu gihe amajwi atari mu mwanya wayo, ndakurahiye wa muziki ntabwo uzaryoha habe na mba. Iyo twitegereje gitari bifite imirya 6. Uko ari imirya 6 rero, buri murya uba ufite ijwi ryawo. Mu gihe gitari itaregeye neza ugasanga ya mirya yagiye itaye amajwi yawo yagenewe, nubwo gitari igira umuziki uryoshye, ariko mu gihe uri gukina gitari ntabwo umuziki uzasohoka muri gitari uzaba ari umuziki mwiza uryoheye amatwi, ahubwo uzaba ubihiye amatwi bikomeye cyane, kuko uburyo ababyumva rwose babangamira kuruta ibindi byose. Ariko mu gihe witonze buri murya ukawushyira ku ijwi ryayo neza ukayiregera, icyo gihe bavuga ngo gitari iragiye neza, uzacuranga rwose umuziki uzasohoka muri gitari uzaba ari umuziki mwiza uryoheye amatwi, ku buryo buri wese yumva rwose yatera intebe akumva umuziki wa gitari. Rero ubuzima bw'umwuka nabwo bushoboka gusa igihe twabuboneje neza, mu gihe buri kimwe kiri mu mwanya wacyo. Mu gihe buri kimwe kitari mu mwanya wacyo, nubwo twagerageza gukora ubuzima bw'umwuka neza, ntabwo rwose ibintu bidushimishije, ntabwo ibintu byiza, ibintu biruhanije, ibintu birambiranye, ibintu bitaryoshye namba, kandi bigahinduka umuruho ku babikora. Kubera iki? Kubera ko turimo turagerageza gukora ubuzima bw'umwuka mu buryo butari bwo, nta na kimwe kiri ku murongo wacyo. Niyo mpamvu mu gihe tuba ubuzima bw'umwuka tuba dukwiye kureba ni ibihe biranga ubuzima bw'umwuka.
Ese Bibiliya ivuga iki ku buzima bw'umwuka? Ese ni gute aho ubuzima bw'umwuka bw'ukuri? Ubuzima bw'umwuka igihe cyose bubusanye, ndakubwiza ukuri nta gisobanuro ubuzima bw'umwuka icyo gihe bugira. Reka mbibutse inkuru imwe. Dawidi ubwo yari akimara gufata ubwami bwa Isirayeli, icyo gihe Sawuli yari amaze gupfa, kubera ko ubwami bwa Sawuli bwarangiranye n'igitabo cya Samweli wa mbere. Igitabo cya Samweli wa kabiri rero gitangirana na Dawidi n'umwami Dawidi. Rero Dawidi akibona ubwami, ikintu cya mbere yahise akora cyangwa se yihutiye kwibuka mu mutwe we, ni ugutekereza iby'isanduku y'Uwiteka cyangwa se isanduku y'impongano. Iyi sanduku yitwaga ko ari isanduku y'Uwiteka. Isanduku ntiyagombaga kuba hariho hose, ntiyagombaga gutwarwa n'uwo ari we wese, ntiyagombaga gufatwa uko ibonye kose. Rero mu gihe cya Sawuli ntabwo yari yarigeze yitaho, ariko Dawidi akigera ku bwami yaravuze ati isanduku y'Uwiteka iri he? Nimushake muyizane hano i Yerusalemu, ngomba kububakira ihema ikabamo. Uko nguko niko Dawidi yatekereje. Yewe byari ibintu byiza kandi byari ibintu by'igiciro ndetse bihebuje gukora ibyananiye abandi, ibyo abandi batigeze batekereza gukora cyangwa se ibyo abandi birengagije. Byari byiza rwose. Rero ubwo yagiraga uwo mutima, ikintu cya mbere ategetse ni uko bagomba gushaka igare ritigeze riheka ikindi kintu icyo ari cyo cyose, mu yandi magambo igare rishyashya, bagaterekaho ya sanduku y'isezerano aho yari iriyo hirya mu misozi. Hanyuma rya gare bakarishumikaho inka, za nka rigakurura igare ihetse ya sanduku. Ni nako babigenje rwose. Dawidi afata n'abandi bagabo abashyira imbere ye. Bamwe bajya imbere y'isanduku, abandi bajya inyuma yayo. Bagiye babyina, bagiye bishima ko isanduku y'Uwiteka itongeye kugaruka mu murwa. Ariko ikintu cyaje kubaho ni uko Uwiteka yaje kubagwa nabi cyane, ndetse bahinda umushyitsi bose uko bangana bibaye. Icyabayeho ni uko Imana yasuye mu mugabo witwa Uza, ubwo yihutiraga gusingira isanduku y'Uwiteka ngo ayiramire, ubwo yari igiye kugwa inka zitsikiye. Hanyuma rero birangiye Uwiteka amutsinda aho ngaho ku mbuga bari bagezeho. Ubwo Uwiteka yatsindaga Uzaho, abantu bose bagize ubwoba bahinda umushyitsi, ndetse ntihagira n'umwe wifuza gukomeza gukurikira isanduku y'Uwiteka, kuko batekereje ko bose bari bupfe. Nta kintu bari bazi cyabaye, cyangwa se ikosa bakoze ntaryo bari bazi. Ariko mu by'ukuri Imana yari izi ibyo iri gukora, kuko Imana ntabwo ari injiji. Ikintu cyabayeho dusubiye mu byanditswe ni uko Imana ubwo yahamagaraga Mose ikamutegeka iby'ubuturo bwera, Mose Imana yamutegetse uko azabaza isanduku y'Uwiteka. Isanduku y'Uwiteka rero ukuntu Mose yagombaga kuyibaza ku buryo arasiga ibikondo 4. Bya bikondo 4 bakaza bishyiramo imijisho 2, ku buryo mu gihe ya sanduku bashaka kuyimura bayivana hamwe bayijyana ahandi, abasore 4 aribo bagiye mu mijisho bakayiremererwa, ubundi bakayikorera muri ubwo buryo ku ntugu zabo. Ntabwo Uwiteka yari yarigeze ategeka ko isanduku y'Uwiteka izaheka ku igare cyangwa izakururwa n'inka. Reka data, ntabyo Uwiteka yari yarabwiye Mose. Kandi Uwiteka yari yarabwiye Mose ko abantu batwara ibyejejwe by'Uwiteka harimo n'ino sanduku y'Uwiteka bagomba kuba ari Abalewi, ari abatambyi. Abo ngabo nibo bagombaga gukora ku byishimo by'Uwiteka. Rero Dawidi ubwo yajyaga kuzana isanduku y'Uwiteka ntawe yajyanye, ntigeze yibuka iki kintu, kandi cyari ikintu cy'ingenzi cyane ku Uwiteka. Ariko kubera ko Dawidi yari afite ishyaka gusa ritari ririmo ubwenge, byatumye akora amakosa nk'aya kugeza ubwo Uza abiguyemo. Rero ubuzima bw'umwuka iyo butagenzwe nk'uko bwanditse, usanga duteza amakuba ndetse n'ibibazo mu buzima bwacu. Rwose byari byiza ko bazana isanduku y'Uwiteka, ntawe Umwisirayeli utari kubyishimira.
ariko nanone mu gihe bikozwe bibusanye n'uko Uwiteka yategetse umugaragu wayo Mose, nta muntu bishobora guhira icyo gihe, kuko Uwiteka ni Uwiteka utegereza kandi agasohoza ijambo rye nk'uko yarivuze. Ntabwo ashobora kwibeshya, ntabwo ashobora kwisobwa ibyo yavuze kandi nuko abivuze. Ariko kubera ko Dawidi atibutse ibyo Imana yategetse Mose, byatumye agenza bitandukanye n'uko ibintu byari bikwiriye kugenda. Mu yandi magambo, yizeye imyumvire ye, yizeye imitekerereze ye, yizeye ko abyumva muri we, ndetse aba ari nako abigenza. Ariko byakuriye akaga cyane ndetse n'ishyano icyo gihe. Bose barirukanka barayisiga. Cyakoze Dawidi ategeka ko bayibika hirya aho ngaho kwa Abinadabu. Yahamaze amezi agera kuri 3. Igeze kuri 3, umugabo Imana imuha umugisha ukomeye cyane mu bitego avugiramo, mu bana be, mu miryango ye, ndetse no mu mivura yayengeragamo. Ibintu byose yabaye umunyamugisha kubera isanduku y'Uwiteka mu gihe cy'amezi 3. Rero Dawidi yaje gukomeza gutekereza. Yaragiye ariga neza, ariga umutima w'Imana uwo ari wo. Aza kumenya ngo mbese burya icyatumye Uwiteka atugwa nabi ni uko twakoze biriya? Ese nuko ntajyanye burya Abalewi? Uwiteka yategetse Mose ko Abalewi, umuryango wa Lewi, abatambyi aribo bazikorera isanduku y'Uwiteka ku bitugu byabo. Ntaho Uwiteka yigeze yandikisha ko isanduku y'Uwiteka izagenda ku igare. Nta naho yigeze yandika yuko isanduku y'Uwiteka izakururwa n'inka. Ese ibi twakoze twabikuye he? Ibi twakoze twabibwiwe nande? Byari ibitekerezo byacu, twakurikiye ibitekerezo byacu. Niyo mpamvu Uwiteka yatuguye nabi, kandi yatuguye nabi cyane. Twese duhinda umushyitsi. Ati twari twishimye tunezerewe ko isanduku y'Uwiteka yongeye igeze mu rurembo rw'Uwiteka. Ariko icyakurikiye ni uko ari imiborogo ndetse n'ubwoba no gutitira gusa, kuko tutari tuzi ibiri kuba ibyo ari byo. Ariko iki gihe noneho nyuma y'amezi 3, Dawidi yari yamenye ibyo ari byo. Niyo mpamvu yagiye kuzana isanduku y'Uwiteka. Ntabwo yongeye kubigenza nk'uko abitekereza, ahubwo yabigenje nk'uko Uwiteka Imana yabitegetse. Yaragiye azana abatambyi, azana Abalewi, arabamanukanya ajya kwa Abinadabu. Hanyuma bafata isanduku y'Uwiteka baremererwa nk'uko Uwiteka yari yategetse. Bene Lewi bayiga imbere, bayiga inyuma, barayikurikira, abandi barayishorera, abandi barayitwara berekeje mu rurembo rw'i Yerusalemu. Uko nguko niko isanduku y'Uwiteka yongeye kugera mu murwa. Hanyuma biba amahoro. Kwanga Uwiteka yongeye kubagwa nabi. Impamvu atabaguye nabi ni uko ibyo bakoze byose bamaze kumenya ko bibeshye, babikoze bagendeye ku byo Uwiteka Imana yategetse. Babikoze bagendeye ku itegeko ry'Uwiteka nk'uko yari yabibwiye Mose n'akanwa kayo. Rero ubuzima bw'umwuka nabwo, yego dushobora kugira umwete, dushobora kugira umurava, dushobora kugira ishyaka ryawo. Ariko nanone mu gihe twirengagije ubushake bw'Imana, mu gihe twirengagije itegeko ry'Imana, byose bihinduka ubusa. Ibyari kutubera umugisha biduhindukira umuvumo. Rero reka twisubirire inyuma gatoya. Imana ubwo yatangaga amategeko, mu by'ukuri abantu bayakiriye uko atari. Abantu bafashe amategeko batekereza ko ari igikoresho Imana ibahaye kugira ngo binyuze muri cyo ibemereye cyangwa se bakire mu bwami bwayo. Abantu batangiye kubitekereza muri buno buryo. Aya mategeko Uwiteka Imana iduhaye tugomba kuyitaho, tukayashishikarira, tukayagirira umwete, ntagire na rimwe twica. Kandi nitutica amategeko y'Imana, Imana izaduha umugisha wayo, Imana izatujyana mu bwami bwayo, Imana izatwemera, Imana izatwishimira ku bw'iyo mpamvu. Uku nguko niko abantu batekereje. Ariko se kuko ni ubushake bw'Imana? Ese kuko niko Imana yabyifuzaga? Reka da. Imana ntiyari izanye amategeko ngo abantu bayubahirize, kubera ko n'ubundi Imana yari izi ko batashobora kubibahiriza. Imana ishaka ko twubahiriza amategeko, yari kugenda igategura amategeko ahanye n'ubushake cyangwa se n'ububasha bw'umuntu. Ariko se kuki atari ko yabigenje? Amategeko y'Imana ukuntu ateye ni amategeko Imana yo ubwayo ishobora kubahiriza. Nta kiremwa muntu cyo muri isi gishobora kubahiriza ya mategeko y'Imana. None ushobora kwibaza iki ngo ni kubera iki none Imana yaduha amategeko tudashobora kubahiriza? Ni ukubera iki? Impamvu Imana yaduha amategeko tudashobora kubahiriza,
hari ikintu gikomeye Imana yashaka kutwigisha kandi cy'ingenzi, kuko mu gihe kitarasura mu buzima bwacu ntago byashoboka rwose. Ikintu cy'ingenzi Imana yashaka kutwigisha, yashaka ko twereka ko turi abantu babana n'umuvumo, yashaka kutwereka ko turi abantu bavumwe, yashaka kutwereka ko turi bivume tugendana nawo, kandi mu gihe umuvumo dupfanye nawo tuzarimbuka nta kabuza. Ese uwo muvumo wari waraturutse he? Ese uwo muvumo wararavuye he? Twawuvanye he? Iyo usinye mu gitabo cy'Abaroma ibice 5, Abaroma ibice 5 turasoma umurongo wa 13. Reka dusome. Abaroma ibice 5 umurongo wa 13 uravuga ngo, amategeko ataratangwa icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Mwumva iki kintu? Ngo amategeko ataratangwa icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Abantu bose bari abanyabyaha na mbere yuko amategeko aza. Iki kintu dukwiye kugisobanukirwa neza. Na mbere yuko Yesu Kristo aza, abantu bari abanyabyaha, abantu bari bafite ibyaha. Ariko noneho itandukaniro nuko birivuga ngo ntawe cyabagwaho, ntawe kibarwaho amategeko adahari icyaha. Bivuze ngo hatari itegeko icyaha ntikigaragara, ariko itegeko rimaze gusohoka gihita gihinduka icyaha. Aha naho rero niko byari bimeze, byari bihari, abantu bari babifite, ariko ntawe cyashoboraga kubarwaho kandi ayo mategeko ataraza. Rero amategeko amaze kuza, Imana imaze gutanga amategeko, kwari ukugira ngo turebe uko turi abanyabyaha, kwari ukugira ngo turebe ukuntu turi bivume. Ikintu Imana yaje gukora binyuze mu mategeko ni kwari ukutuvuma, ahubwo kwari ukugira ngo itugaragarize ko turi ibivume na mbere yuko amategeko aza. Kubera ko Adamu yacumuye amategeko ataraza. Adamu yacumuye kera, kandi acumuye natwe twari ducumuye, kubera ko turabakomoka kuri we. Rero icyo gihe abantu bari abanyabicumuro, ariko noneho biravuga ngo kuko nta mategeko yari ahari, icyo gihe nta muntu byabarwagaho kandi adahari. Rero bivuze ngo binyuze mu mategeko, ikintu Imana yashaka kutwigisha, isomo yashaka kuduha, kwari ukugira ngo duhe isomo rivuga ngo mwabivume mwe, mwa banyabyaha mwe, ibihembo by'icyaha ni ikintu, urupfu. Ikintu kibakwiriye gusa n'urupfu, nicyo amategeko yaje kutwereka. Nta kujya impaka kundi, nta kubihanakana kundi. Ikintu kibakwiriye ni urupfu. Amategeko nicyo yaje guhamya. Amategeko yaje guhamya abantu urupfu, amategeko yaje guhamya abantu umuvumo. Ariko umurongo twasomye mu gitabo cy'Abagalati ibice 3 twasomye ko Kristo we ubwo yazaga, ikintu yakoze, yadukuyeho wa muvumo twazaniwe n'amategeko, cyangwa se twahamijwe n'amategeko. Wa muvumo amategeko yaduhamije, Yesu Kristo nicyo cyari kimuzanye kugira ngo awudukureho. Niyo mpamvu umurongo wa 13 handitse ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havume umuntu wese umanitswe ku giti. Kristo yaje kudukiza uno muvumo w'amategeko. Twari turiho umuvumo kubera amategeko yaje kuduhamya nawo. Nta muntu wari ushobora kubihakana. Ariko Kristo nawe aza nyuma y'amategeko, atazanywe n'ikindi. Yaraje kuduhamya ibyaha, kuko amategeko yari yabiduhamije. Ahubwo Yesu yaraje gukuraho bya byaha twahamijwe n'amategeko. Yaraje kudukuraho wa muvumo watugezeho bihamijwe n'amategeko. Iki nicyo kintu Imana yaraje gukora, icyo kintu Yesu Kristo yaraje gukora hano mu isi. Uyu munsi rero, aho tuvugira aha ngaha, Kristo yaducunguriye kugira ngo duhizwe umuvumo w'amategeko. Bene magambo, nta muvumo ukiri ku buzima bwacu, nta muvumo w'amategeko ukiri mu buzima bwacu.
impamvu nta muvumo w'amategeko ukiri ku buzima bwacu ni ukubera Yesu Kristo nyine. Yataba Yesu Kristo twari abantu bari kugumana n'umuvumo wacu kandi tukarinda tuwupfana, kandi iherezo ryacu ni ukurimbuka. Ariko Imana ikintu yakoze ni uko yadukijije uno muvumo twahamijwe bitewe n'amategeko Imana yaduhaye binyuze muri Mose. Rero mwa bantu mwe, dusomye Bibiliya bibiri duhamya ko turi abantu bakijijwe umuvumo na Kristo. Bivuze ngo ntabwo tukiri urubyaro rwa Adamu, ahubwo twahindutse urubyaro rw'Imana. Twahindutse abana b'Imana binyuze muri Yesu Kristo. Iki ngiki nicyo kintu abantu bagomba kwizera kandi nicyo kwizerwa. Dukiri abandi bo kwa Adamu, ahubwo Yesu Kristo yaduhinduriye ibituranga, yaduhinduriye akamero, duhinduka abana b'Imana, duhinduka barumuna be, duhinduka bene se. Imana ishimwe kuko yerekanye urukundo rwayo binyuze muri ubwo buryo. Kandi umuntu ashobora gukora ibyo Imana yakoze, ariko ko Imana ari urukundo, ari umunyambabazi, yabikoze ityo binyuze mu mwana wa Yesu Kristo aducira inzira kugira ngo umuvumo w'amategeko tuveho, awishyiraho. Niyo mpamvu bivuga ngo havamo umuntu wese umanitswe ku giti, ubwo yari ari ku musaraba yari yahindutse ikivume ku bwanjye nawe. Reka dushimire Imana kubwo urukundo yagaragaje. Niringiye ko twakomeza kwibuka urwo rukundo rungana gutyo. Nta kindi twakora, nta kindi twakwitura Imana usibye kurubwira abandi, tukarusangiza abandi. Reka dusenge. Imana turagushimye, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye kuri Imana y'inyembabazi, tugushimiye ko waduhaye Yesu Kristo kugira ngo dukureho umuvumo tuba twahamijwe n'amategeko. Warakoze rero Mwami, nta kindi twagutura, nta kindi twaguha, kuko ibyo wakoze ntacyo twabyishyura. Ahubwo Mwami warakoze, uduha umutima wo kuzirikana abandi kugira ngo bataramenya urukundo rwawe n'uburyo warugaragaje babashe kurumenya. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen.